umugisha. Ndashima Imana yuko Imana yampaye umugore mwiza ko murayibona nawe. Ni mwiza cyane. Rero ndamushimiye, twabanye twari tugiranye igihe kirekire kuva 2016. Murumva ko iyo myaka ari myinshi. 2016 kugeza 2026 nibwo twabaye. Angibyo mushimisha arimboshwaramo arindwayaraza tumushime 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 uhora idata wa twese mwiza asinegegeza ukwara dukuya aturinde sapo uimbazi bazize uimbazi bazize uimbazi bazize sitara iriteka uimbazi bazize uimbazi bazize uimbazi bazize Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo turi bubatindire, dushimye Imana. Twaje gushima Imana. Mu gitondo nabyutse ndasenga ndavanga Mwami, iri shimwe ribi ryawe. Imana yahabwa icyubahiro. Tuje hano gushima. Hari ijambo Revera yigeze kuvuga hashize n'iminsi uri guma mu mutima wanjye. Iyo mbonye Imana iri gukora ibintu byiza byinshi rihora rigaruka. Ni ijambo Ezekiel yavuze muri Yesaya. Ezekiel 38 aravuga ngo ubwe uwe niwe wansubije, ubwe uwe niwe wabikoze. Arangije aravuga ngo nanjye iminsi nzamara muzayagenda niyoroheje. Iyo jambo rikunda kugaruka mu mutima wanjye. Tuje rero gushima Imana, ntabwo dutinda kubera ko umwanya wagiye. Dushimye Imana kubw'imirimo itangaje Imana yadukoreye. Imana yahabwa icyubahiro. Dushimye Imana kubwanyu mwese, kubw'itorero, kuba muri amahoro turi amahoro, dutekanye turi mu gihugu. Imana yahabwa icyubahiro. Dushimiye itorero. Dushimiye itorero, twagize urubanza turashaka kwihuta kubera umwanya. Itorero riradushyigikira. Twakuriye mu itorero kuva mu buto bwacu kuzageza iteka ryose, turabana b'itorero. Ibyo dukora byose itorero ryaradushyigikiye. Ndashimira Betami by'umwihariko. Twagize ikibazo aho nasengeraga barafunga, ariko ntibyanteye ikibazo, ntibyanteye ruba.
nari nzi yuko haba ahandi ntabura uko nkora ibirori kandi hahari. Dushimiye itorero, Imana ibahe umugisha. Baduhaye ahangaha turahasezeranira, Imana ibahe umugisha. Nta mafaranga baduciye, ahubwo baduhaye amafaranga, baduha n'ahantu. Rero Imana ibahe umugisha itorero. Shimiye itorero ryacu rya Shekina, pastor ntaho hari, nibo badushingiye. Imana ibahe umugisha. Dushimiye umuryango, by'umwihariko nagize n'umugisha, nasanze Muyomba yateraniye hano, pasiteri yahaguruka avugana na mukecuru bakurikirana, anejeje rwose. Dushimiye umuryango, Imana ibahe umugisha kudushyigikiramo, Imana ibahe umugisha. Ndashaka gushimira pare nawe nahaguruke, Yozagara. Ndashaka kumushimira cyane. Muri iyi generation y'abantu b'abasore bato tungana, ushobora kuba ndi mu bagize abapare beza. Ndavuga impamvu. Imana imumugisha. Iminsi yose tubanye igihe kirekire, nta munsi numwe arambwira ibintu byo mu mubiri. Tuza duhura twakwicara akanganiriza ijambo ry'Imana. Twakwicara turi gutegura ubukwe ati dusenge, tukaririmba. Ibyo bintu byatumye ibyo twakoze byose tubikora neza n'umutima utuje n'umutima wishimye. Nukuri iby'umwuka bigira umumaro muri byose. Nukuri pe. Rero ndamushimiye cyane rwose, kandi icyo nicyo mvuze. Ibindi yarabikoze, n'iby'amafaranga n'ibyo kumufasha, Imana imumugisha. Ariko cyane icyo nshimye ni icyo ngicyo cyuko mu mwanya munini tumarana tuba turi kuvuga ijambo ry'Imana. Imana rero imumugisha. Sohoza shimiye mugenzi wanjye, Imana imumugisha. Ndashima Imana yuko Imana yampaye umugore mwiza, ko murayibona nawe. Ni mwiza cyane. Rero ndamushimiye, twabanye twari tugiranye igihe kirekire kuva 2016. Murumva ko iyo myaka ari myinshi. 2016 kugeza 2026 nibwo twabanye. Imana imumugisha, Imana imumugisha. Ndagira ngo iwe amashimwe yiwe akubiye muri ayanje kubera umwanya wagiye. Twazanye ituro ry'ishimwe, turaza kurishikiriza umushumba. Nicyo twatekereje ko ryakora mu itorero, turaza kukimubwira. Ibyo twibutse n'ibyo twibagiwe byose, ni ukuri iri shimwe ni ry'Imana yacu. Imana yadushubare. Murakoze cyane. Murakoze.
zishimwe